indirimbo wise ifi ni indirimbo yawe ushyize hanze ejo bundi, ni indirimbo nziza ngiye nkunda ku giti cyawe. Iyi ndirimbo ni iki wayitubwiraho, ni iki kihishe inyuma? Ni umugore wawe waririmbaga, ni bimeze bite? Indirimbo yitwa Ifi. hari n'abantu ejo bundi twaganiraga buri kuri Trace East Africa, nabwiye ngo Ifi ngo yo new song whatever, nabwiye but indirimbo Ifi ni iki, nabwiye ngo fish. Umukobwa aravuze ngo what, ngo fish, ngo uririmba amafi tugiye buri muntu wese nyine yumva Ifi bikamucanga, ariko biba byiza, ni ibintu nkunda kuko ifi kuri njyewe nzibera nk'ifi mu nyanja. If you pour me water, life is sweet and better. Okay, so ifi mu nyanja, ifi uramutse ifi kuma amazi ku ifi ni nk'ubuzima. Ukuye ifi mu mazi iminota 5 yabiri kuririmbirwa ubonye, urumva ngombonye abahungu mwe urumva. Ubwo rero mbigereranya n'urukundo ruba ari rwiza, ibyishimo uba ufite biba bingana n'iby'ifiri mu mazi. Umuntu agwaye urukundo rumeze neza, kwa kundi bikubita karizo, nzibera nk'ifi mu nyanja. If you pour me water, so water to me sounds like something else, ariko muri njyewe nk'umwartiste icyo mvuga ni amazi ashobora kuba urukundo, noneho ukaba urimo nk'ifi tu, n'inzibera nk'ifi mu nyanja. If you pour me water. Ikibazo ngiye kukubaza uragisasiye, n'ubundi uragisasiye, nicyo ngiye kukubaza, ngiye kukansubiramo uwo murongo ngo nzibera nk'ifi. Nzibera nk'ifi mu nyanja, if you pour me water, life is nzibera nk'ifi mu nyanja, numenaho amazi ubuzima buzaba buryoshye nk'iki. Mukagira gisasiye bavuga ngo nk'akarizo k'ifi kigira ibiki umurizo bibahita bizamo n'iki ngo ni amazi ngo bro, indirimbo ntago ari igishegu nubwo ntajyaga. Oya urumva n'uburiza iki guseka wandika uyu murongo watekerezaga yahe mazi, iyi fi nirajya he? Iyi fi nabigusobanuriye mwari muri mu biki Rwandas, jewe ni ifi. Wowe n'umugore wa yari yanyaje, ariko muturiye ni y'Abahinde ndibaza. Ni ya Mombasa, ni yose. Urumva ikintu gihari nuko ntabwo nkubeshye, nicyo cyiza cyo umuntu wanditse ibintu ni uzi icyo bisobanuye. Ubwo rero bagerageje gushaka tubeshye uko ushaka bahazi se tubazi biga mutubwira minsi. Ariko none se ibintu nkubwiye nta logique irimo. Ongera bisubiremo ngo ni iki wari watekerezaga? Wari urihe mu yahe mazi? Amazi yahe? Ifi aho budaye slang ubwo abantu bazavuga ngo ifi yagishaka amazi. Slang kuri street abantu batunze amafi muyashakira inyanja. Sinziga ninde utunze ifi, sinzi ifi n'ubuhe bwoko, ahubwo uzi ko ari ibyo mpare, kandi ifi zijyana n'amoko menshi, habaho inshonzi, ibyo ifi biri birebire gutya. Ni samace umaze ifi ya danje, ni umutiga ufite indagara akaragara. Ariko zose ikintu zihuriraho ni amazi. Yego. Kandi amafi aba mu bwoko bw'iki, amato n'amanini. Arabije mu bugari gutya amafi, amafi tujya tubona bimeze gutya. Ari na bya barene baravuga ati none iki gifi nyanja cyayikamye kigwira. Urumva ndavuga ngo nzibera nk'ifi mu nyanja. If you pour me water, life is sweet and better, you know how sweet it is and better, you know. Biba biryoshye nyine. Niko bimeze se nyine amazi. Oya insubiza niko bimeze inyuma mu gikari mu nyanja. Nose ko nje bose bawusaza. Urumva
ntabwo ndi ifi nararirimbye babyita gutera ntabwo ari ukuzimiza ariko ni ndabyibuza ni uburyo bwo kwandika indirimbo nyine ugereranya ikintu tu ariko ngiye nkunda kwandika uzarebe ni indirimbo zacu nyinshi twandika ishyamba umuhigi w'ishyari twandika hari akaririmbo ejo bundi narimo nandika n'abantuza ngo n'abafana kuri Instagram yanjye nitwaga ngo inyoni urumva ngo ibintu nk'ibyo ngibyo niyo warabikurikiranye ariko nkunda kugereranya ibintu tu kuko iyo ugereranyije ikintu bihereza igihangano kugira ubuzima burambye koko ntago gipfa gusaza tu hari indirimbo ngo ni indirimbo navuga ngo twibera mu isi y'ibiguruka kwibwira dadari inyoni something like that ariko nkunda kubigenda ibintu nk'ibyo ngibyo anyways ni ibyo gusa fata ibyo nkubwiye n'abandi bafata ibyo mbabwiye iby'amafi menshi indagara isamake dolphine sharks ni ibyo nicyo cyiza cyo kuba cyo kugira igihe cyo gukora ijambo nyine buri muntu wese yibazaho ikindi ni ijambo rifite inyuguti 3 ifi biroroshye umuntu kuryumva akarifata nagombaga kuyita ngo miss cyangwa wifi urumva nagombaga kuyita ngo miss you so much nagomba kuyita icyo ariko naravuze mu magambo yose nkunda hari ahantu hazamuka iyo nakoraga nabonaga nk'abafana bari kuzamuka to tararararara nako ngako nyine mbande oya actually nibaza ko kari mu gihe umuntu aciyumva nyine kari mu bigahita gasigara mu mutwe ko yagafite melody nziza amanota azamutse aryoshye n'amagambo arimo bitabihura kabita félicitations Humble Jizzo ibibazo bindi ngiye kubisigira igice cya kabiri kiganiro abari batwandikiye bahereje ubutumwa bashaka kukubaza barimo baherutse ngo nicajya kumbura Safi yamutegerejeho Beslim can you ask Broski to change Humble Jizzo to Crazy Jizzo Crazy Jizzo ariko kuvugana na Safi byose byashoboka ko bakongera gukorana Elize tumumbarize niba groupe yabo yarasenyutse cyangwa bazasubirana Jali umutumirwa w'umunsi rwose ninde abandi bati figira amazi brother bareke muduhaye inkuru kabisa ku mihanda fata ku mavuta ibindi ba Ines la Reine bati Jackie Chandru ba Gift Soja muzongere mukorane ba Eminyawe figira amazi brother bakureke ni menshi hano ubutumwa bwinshi cyane kandi bwiza ntago uyu munsi nabwo n'abafana bihagana ntago ndibubaho umwanya wo kukubaza ibibazo kuko ndashaka kuzakugarura ari focus y'ibyo bindi nicyo gice cya kabiri indirimbo ifi turayisanga he indirimbo ifi ejo ndumva nza iri kuri ma platform yose streaming platforms digital platforms ejo ndumva nza bishyira hanze distribution hari zitinda ariko ubungubu zira ahantu hose kuri Spotify kuri Apple Music iTunes Deezer something like that ariko n'ikindi iri kuri platform ya Urban Boys Official niho bayisanga ndashimira n'abantu ifite ama comment abantu barabyishimiye nawe ndagushimira papa been waiting for this time koko ndakwibikiye nawe nzakubaza mzee nzakubaza uzambwire anytime kabisa hanyuma deka dusoreze ku gitaramo cya baba tujyana dutunge tujye kora ngo Urban Boys ifite performance bro been years kabisa hashize imyaka myinshi tutabona Urban Boys kuri stage icyo kintu kitubwireho Urban Boys tugiye kongera koko tuyibone kuri stage bari kuririmba yes ndashimira baba ndashimira timu ye ndashimira no kuba yarabihaye umwanya kuba yumva ko Urban Boys ubundi na amateka utapfa kumenya ibyayo kuko byari bigoye kugira ngo Urban Boys sorry ndi gucharging aho gato byari bigoye kugira ngo Urban Boys hurire kuri stage na Dream Boys you know that urabizi competition yacu zose kabisa ubwo rero baba kimara kuduhamagara ati basaza like nk'abantu twabanye muri iki kibuga I want you there ndashaka ko abafana banyu ubundi ni Swaga family n'indatwa navuga ko zahuye kandi ubundi byabaga ari canca
urumva mu rwego ari rwa intambara iteye competition. ubwoba Ubwo showbiz. rero ndabwira abantu bose bakunda batari bakumbuye Urban Boys bataherukaga, muzaze indirimbo zanyu za nta kibazo, izo turi kumwe twese turi batatu, zo bakunze umwanya n'udukundira, tuzakora ibishoboka. Ariko natwe we are so excited guhitinga iriya stage. Baba, ndasaba abantu bose bakunze Dream Boys, bakunda Baba, bakunda abahanzi bose bazaza kutazabura muri kiriya gitaramo. Ngewe ndamanuka ejo bundi nzaba ndiyo, kandi ibintu bizaba biryoshye. So kudeshapo ku bantu bose bazaza muri kiriya gitaramo, ni nko gusoma igitabo cy'amateka. Sajya dufungura page uzakora yaba izi zawe za solo na andumana nizo araba yagiye afatanya nabo ari solo ni ndumva ya solo, hanyuma muririmbi zo mwafatanyije na nizo, ndetse dushobora no kumva na classic za Urban Boys. Oya nibyo navuze, ari indirimbo abantu benshi. Urban Boys ntabwo igarukira kuri batatu gusa. Urban Boys irakomeza igagarukira naho turi, ziracyari indirimbo za Urban Boys. Na Safi yenda nuko bitakunze ko yaza, ariko nawe yaza twari kuzikubita yenda. I'm thinking so, aramutse ari ibintu yumva. Ariko byari kuba byiza na amateka yenda na TM Sakaba yaza, byari kuba byiza tubona Urban Boys ya batatu ni ya babiri hariya, twari gushyira battle hariya hano na gutya like this. But anyways, tuzaririmba bitewe n'umwanya bazaduha. Hari izacu twakoze twenyine zakunzwe, hari zishasha dufite. Ibizakunda gusa nuko nzi ko ibihangano byacu abantu barabizi barabikunda. Rimwe na rimwe n'igihe bizatugora gukora playlist, ariko tuzayikora bitewe n'igihe baduhaye tu. Hari amakolabo menshi na ba Riderman ni byinshi. Time B musuze cyane numwe mu bashuti banjye hano ati muziyeranje bibaye ntizaburemo. Arabivuze mpita nkomozaho uburyo bibaye nimwe mu ndirimbo yanyu, sinzi mba mubizi ikundwa cyane kugeza n'uyu munsi mu makoncert, mu maboate, hano mu bitaramo, mu mapari. Arige nanjye njya mbeshya abantu nka DJ, ariko bizamuyemo bibaye abantu bahita basara. Umuntu wa mbere uyikunda ni uwitwa Phil Peter. Sinzi amateka yayigiriyeho niba ari umwana wamwemeye. Ashobora ko ari mu bastar Phil Peter, ariko mu bantu mutazi hari abantu babiri nzi bayikundaga biteye ubwoba. Baba jama banjye. Sinzi ko Phil Peter yabageraho. Umwe yitwa Eli Nkuru Nziza, Papa Reina, abaturaturanya hano muri Dickinson muri North Dakota. Mufana wa Urban Boys biteye ubwoba, ariko ntushobora kubyumva. Wa Urban Boys biteye ubwoba. Hakaba n'undi mushuti wanjye witabye Imana umwaka ushize, nawe yari i Kigali tugendana n'umuturanyi wanjye yitwaga Soviet Bob Sov, Robert Ndahigwa. Man, those two guys, those were your biggest fan ever. Urban Boys. None byagera kuri bibaye, iyo nashakaga kubakora akantu nakinaga bibaye. Ariko na Robert kabisa Imana nakire we ebana yamanukaga kiriya gitero cya Humble, bo bari bazigari Humble. We noneho we hari n'ahantu yadutumiye anyaka mikoro ati that's my verse, arayikubita umusaza ndahagarara na yambwa ni kabisa bari mu bishya ndanamushuje kabisa. Yarakubwiye ati bishyuye mikoro ati njyewe nabicyuye ariko that's my verse. Ebana arayimanuka ndavuga ni kabisa wowe ishobora kuba yaraguhesheje nk'umwana Samuel, I don't know. Anyways, ni spere kabisa. So hari yo ngiyo, hari umwanzuro, urumva hari umwanzuro, hari za indahiro yakoze akazi buriya ni naho na mama sindiri ryagize my favorite one. Ndayebera biteye ubwo. Ni nyinshi man, ni nyinshi. Ishyamba zigenda ku bantu zikaba nkaho ziri personal, kugira ngo abantu bafatanya nazo ikibazo yarazigiziye. Indirimbo yitwa wamoye iki burya nayo ari sawa byatari. No ikintu cyatumye nyikunda baza ari ukuntu yari imeze, ukuntu story yayo yazaga yaziye rimwe na nindi ya Knowless, nayo yareke ukuntu ya Knowless arye yitwa gute ukuntu yitwa ya Knowless. Gazate zikurikirana zose kandi zari zifite zihuriye n'urukundo rwa Safi. Ubundi yari wamoye iki na barahurura, zose zabaga zisubiza something.
something stories arimo aho hagati kuri iyo ndirimbo ya Knowless ni nabamo y'ikizifite ukuntu nazikundiye izo story n'ibishya ariko nkanakunda nira mwakoranye melody harimo melody nkunda iyi mwakoreye muri Nigeria mudufungurira amarembo tayari tayari abasaza ibintu nk'ibyo you guys you are history you are legend abantu buri wese aha yatangira kugenda reka manze nshimiye peacemaker yitwa warurihe ya Knowless iyo kuntu yagendanaga nawe mpo icyukuntu zakoze story muri icyo gihe murakoze cyane abantu bose bahise banyibutsa izi story tuzijya mu kiganiro tumaze kurenza iminota 14 yose ku minota yari iteganyijwe amasaha imagine kubera ukuntu ikiganiro cyari kiryoshye ubu wakemera ko tumaze amasaha 2 tuvuga oya man nagezeho ndavuga n'abantu baragenda ariko bari kwiyongera ahubwo uko stories ziryo abantu barimo baraza bava no mu bindi Alex Mewoke ndagufite hano nagerageje kumushyira live bimo biranga sinzi ikibazo anyihanganiye I'm tried ariko utawuzamuzana oya abitsa amateka menshi zatangira n'ikiganiro kugira ngo bitworohere ko ndimo ndagerageza kumufata bikananira byibura nadusezereho cyase tunamushimire ku ruhare yagize muri career yawe no muri career y'umuziki w'abahanzi benshi cyane mu Rwanda n'uruhare nubakingira kabisa ubu ari kumwe na Marina actually weekend mfite Marina ku cyumweru tuzaba turi kumwe na Marina abakunzi ba Marina Alex Mewoke arimo aramufasha muri no minsi nabo ubwo no kureba uko bizaba bimeze kabisa reka reka dusoze kugira ngo twakabije tumaze kurenza ndumva nta kureka kubera turahuje story nyinshi uburyo utera story uburyo uganira ntabwo umuntu yakurambirwa mu mutima wawe muri aka kanya muri iki kiganiro urumva icyo wabwira icyo abakunzi ba Humble Jizzo ari nabo bakunzi nanone bitsinda rya Urban Boys n'abanyarwanda muri rusange bakora ikiganiro ari studio on air mbere na mbere reka nshimire we watanze no platform abantu uri mu bantu bantunguye pe hari igihe cyageze ndavuga na Rusudi yaragiye burundu kuva ku maradiyo hose ariko kuba warashyizeho no platform niwe muntu ushobora gutangira ubuhamya nkuko wavuze imvune z'aba starters urazizi z'aba upcoming urazizi hari ukuntu muri wewe wifitemo impano yo kugoragoza no kuryoshya ibintu niyo byaba bitaryoshye nizere ko muri Amerika wize guteka so niba warize guteka ushobora kubaze guteka koko uraryoshya papa uragerageza ukarunga man kudeshapo kuri wowe utuma abanyarwanda utuma buriya abahanzi bagira depression papa urebye umwanya bata muri studio amafaranga batanga atanahari umuntu agafata nka miliyoni yagiye akura mu bashuti mu bavandimwe yashyira hanze indirimbo akamanga ubusuyu yajyaga hehe urumva iyo depression hari uhita bireka agahita agenda akabura akabivamo ariko kuba ushobora kuba ufata abatoya n'abanini ukabaha courage utirengagije ko ari imiziki irenze iryoshye ariko you give them ubundi ni nacyo kintu kigora natwe abahanzi zarigiye umuhanzi aba afite indirimbo ya danje ariko kubera ego n'ibiki byose ntubishyire ku rubuga rwawe which is stupid urumva ariko the way you do it kongs kabisa kandi uzakomereza aho ngaho mu gihe runaka abantu bazajya bajyayo barebe respect nanjye ubwanjye waramfashije kuri ino fi yanjye shishikariza n'abantu kujya bagasaba ku radio najyaga mbwirana abantu basabye ngo muduhereze ifi mwese hano ntabwo muri restaurant ngo muduhe ifi abantu nubariza cyane n'ubwa mbere nyine nari ndimo mbwira ngo ubundi niwe twari twaramenyereye gukora amatitire ngo nzamira igisasu ngo mumereze igisasu anyway so abantu rero ndabashimira badahwema gukunda Urban Boys itsinda ryarasandaye bakomeza bakidushyigikiye umwe ku giti cye cyangwa se na groupe muri rusange iyo uvuze Urban Boys comments ziba nyinshi n'ubwa mbere nabonye mu itsinda cyangwa mu matsinda yabaye mu Rwanda iyo uvuze ngo Urban Boys abarira bararira abatukana baratukana abajya impaka nje iyo mvuze akantu gato kuri Urban Boys nibwo menya ko ari nko gukoza agati mu ntozi urwo rukundo rero sometime igihe naze ari igihe tuzongera tukabahereza ikintu kimwe project turi kumwe cyangwa se n'igihe bitazanakunda ariko ibyo twabaye twarabe
yaye ibyo dufite tuzakomeza tubibahe badukunda uko tumeze turi abantu barahinduka bakaba beza bakaba babi bagasaza bagakura bakagenda ariko ndabashimira ko urukundo rwabo rudasaza whatever they are always looking for more the expectation is always up hari n'abantu bajya bambeshya ariko wasanga batambeshya bakunda kuvuga ngo njyewe ngo sinjya numva umuziki ngo umuziki nawuvuyeho ngo Urban Boys ngo nyine yanyangishije umuziki amasaka kw'abana bari kure kuri miriro ubu umuziki waraburetse ati radio ntago nyumva anyways ariko ndabashimira muri rutange ya yes ibibazo by'amatsiko nk'ibyo byose uvuze abana bararekura umuziki ndukunda muri iyi minsi ni Gentil ujya wumva itumbi za Urban Boys n'ibindi byose mu gice cya kabiri amateka ya Urban Boys story Inziza izibi ugushwana ugukundana inkuru z'urukundo uko mwacaga muri stories z'abakobwa iyo mwakubitaga abakobwa bakabagwaho ugusinda ukugira gute ni story nyinshi ziba ziri behind ama beef na bamwe mu bahanzi batandukanye Alex Muyoboke manager w'ibihe byose mu muziki w'u Rwanda n'abandi benshi reka tubararikire igice cya kabiri urabye ubundi uzatangiye ku ndirimbo yitwa Ishyamba koko ni dedication ya Muyoboke yari yatujengereje Alex Muyoboke yari yatujengereje na Dream Boys batujengereje ikiganiro uyu munsi mbasabe mu kiganiro cy'ubutani ngarura Humble Jizzo actually condition ngiye gushyiraho kugira ngo nshobore kumugarura nuko azaba yasohoye indirimbo yindi ya kabiri nibwo nzamugarura that's a condition that's a condition acha ugiye Kigali muri no week muri iki cyumweru ugomba kujya studio kandi na nizo mugomba gukorana indirimbo ya Urban Boys icyo cyo gutekereza ibintu turi kwigaho ariko nizashobora gusohora indirimbo mbere ko arafite indirimbo byose dutwaye nawe nshobora kumuzana go ku giti cyano mu kiganiro ashaka kugira ngo turusheho kwisobanukirwa ibiyishima turimo koko ariko ibintu twapamahirwe nimuzayime Swaga family urumva nimuzayima abakunzi b'umuziki ari n'amahirwe atazapfa guhita garuka guhurira muzahurira ku rubyiniro kuki se mutanayikorana na Pattyno for example nabyo nabitekereje yabikora bitarigezera ntago dushaka wenda muhite muranayisora ibyo ni ibyanyu musical abantu bafite ukuntu ba planning biki ariko byibura igomba kuba iyo izo plans zigomba kuba zihari kandi nizawe ayo nama yirwe muri Kenya ara producer beza ariko ikigali ara producer beza bumva umuziki w'u Rwanda kurenza aho wabakora handi hose kwisi bose bari Kigali so urumva rero niyo mpamvu party ya kabiri tugomba kuzaba dufite indirimbo imeze nk'ifi cyangwa irenze ifi ariko mbere yuko genda reka nshimira abantu bose ndashimira Alex ndashimira abantu twari kumwe hano ndashimira umuntu wankoreye ifi urumva umuntu wamfashije gusohora ifi umuntu wakurobeye umuntu wamfashije kuroba ifi kandi abantu bakomeza gafi ubundi ndashaka feedback agafi kari kuribwa ku mihanda ubundi ushobora kuba utakiriho cyangwa n'indirimbo yawe itakiriho kuko ejo nari ifi nubwo ejo narakuri indirimbo yawe ejo narayiri hari umutwe ejo wasigaye wananiye uri muri firigo reka nze kureba kuri YouTube uko utayimaze wasanga warayiriye indirimbo bayisibye yes thank you so much thank you kabisa abantu baravuga ngo bakeneye part 2 bakeneye part 2 tugomba kuyikora uko byamera koze ukumva harimo story ahubwo rero ndimo ndabasaba abantu badukuri iki kiganiro izi stories zose nabwo tuzagaruka please tugaruka mu kiganiro gitamuhita muzinyibutsa izo nzaba nibagiwe muzandika ahantu kuriyo ningaruka muzahita mubwira story ya Safa Rwanda na Humble Jizzo bapfuye ifoto ya Rafiki stories nizi nagiye mvuga zose stories z'ibiki n'ibiki stories za Alex Muyoboke stories zaki byago tutazazibagira twaje tuzigaruke zose Humble witeka kurinde kandi turi kumwe mu cyumweru gitaha ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatanu ni muri Kigali muri Baba Experience cyangwa inkuru ya Baba Urban Boys zaba hari Humble Jizzo zaba hari Niza zaba hari Edikenza zaba hari Riderman zaba hari Big Fizo Farias Big Fizo Knowless Butera n'abandi benshi cyane bahanzi batandukanye bazaba ariyo please muzajye gushyigikira Baba.